umuhigo w'abanzi bacu ndavuze ngo Mana ushimwe kutemeye ko tumuhigo w'abanzi bacu zirimo benyeganyega nk'abageni ba kera bubu bahutira ku rugendo banyaguhira urumva akana kajya karenga kagana mu mpinga ya Shyogwe na Mbana ntiwareka nkagutuma ku rwa Rubayita wandekeza urambariza Rubayita wandekeza uti niki gitunga abashumba ati nta kidatunga abashumba abashumba banywa amasunga bagasomeza umuhondo wangeri we. Wow. Nandavuga amasina adasitara asanga abashumba ku gicaniro bakira imitabo ngo zirimo binyiganyiga nk'abageni ba kera bubu bahutira ku rugendo banyaguhira njye nkumbuye imbibi z'Imuramba. Guma. Erega bicuba ntugacubangana irembo ritaha inka ntukarara imyugariro nyandavuga inka n'inyamamara amabere yazo atunga abashumba ku ishyamba abagore basiganiye kugemura njye nkunda n'indabo ndende mbanza bigwi n'iyo imirindi miremire rushyikirizwa ngabo y'amahina ya Ndekezi yaraye ibyaye imvura iragwa yatamuye inzobe bayitera umutaka ngo bamuruzanyije inkoni nkurura n'inkuyo none ndakoma ishakwe. Umwaka w'ibihumbi 2006 njyewe nari umusazi nagize ikibazo cya traumatisme mviramo ibisazi ndwara mu mutwe nari umwana w'umukobwa kandi nkiri umunyeshuri bimviramo no kutagira amahirwe yo gukomeza kwiga. Natangiye rero inzira y'umusaraba yanjye yo kwitwa umusazi kandi ndi umwana w'umukobwa ku buryo numvaga njyewe nta byiringiro by'ubuzima mu by'ukuri mfite. Nimundeka nsangu wanakunze namwemereye urukundo burya twabohaga ari we ntekereza basaza banjye ndabakunda sinzabakoze isoni mwimore nzajya nza kubasura tuzagukumbura. Yesu niwe ubuturo bw'umunezero wanjye nta bya none nabizaza byazananya na Yesu. Tumuhigo w'abanzi bacu Mana ushimwe Mana ishimwe kutemeye ko tumuhigo w'abanzi bacu ndavuze ngo Mana ushimwe kutemeye ko tumuhigo w'abanzi bacu. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana nabane namwe kandi mwese mwebwe inshuti zanyu n'imiryango ndabakunda kandi ndabishimiye. Agacu ko kugirirwa neza n'umwami Imana kaze kuri mwebwe abaherereye mu mpande enye z'igihugu iburasirazuba amajyepfo n'amajyaruguru turabakunda turabishimiye cyane ndi inshuti yanyu ndabakunda cyane kandi nishimiye ko mumpaye ikaze kuri Azaza TV. Nk'uko bisanzwe amazina ni yayandi nitwa Vestine Dusingizimana Mama Miki. Izina ry'ubuhanzi nitwa Mpano Good Emerance. Rero ndabakunda ndi umukozi w'Imana nkunda Imana n'abantu bayo. Cyo nkundira Imana nuko itareba nk'abantu, cyo nkundira Imana nuko itumva amabwire, cyo nkundira Imana nuko idahutiraho abantu bavuga amagambo
Imana ikavuga ijambo kandi ijambo ryayo rirarema igifatika. Reka mbabwire kuntu ijambo ry'Imana rirema igifatika. Yaravuze ngo ntihabeho, isi n'ijuru bibaho. Iravuga ngo ntihabeho inyamaswa mu ishyamba, ako kanya zijyayo. Iravuga ngo ntihabeho umucyo n'umwijima, biraba. Iryo rero jambo nanjye ndarikunda. Umuririmbyi we yuzuye umwuka aravuga ngo ndarikunda, ngo rinyishimisha ibyishimo bingana nk'iryo mu isarura. Mwakoze cyane kuntumira, mwakoze, ndabakunda cyane kandi ndishimye kubana namwe. Mwahoze muri kunsaba ngo nimbabwire igice kimwe cy'ubuhamya bwanjye, sibyo? Okay. Rero Vestina Dusingizimana ndi umumama, mfite umutware n'abana, abahungu n'abakobwa. Nkaba ndi umuhanzi w'indirimbo za gospel, nkaba ndi umukompozateri, nandika inkuru n'amafilime. Ubundi gukora filime yitwa Imfubyi Zigira Ibanga, iri kunyura kuri Zone 250. Munyarukireyo mukore subscribe na share, ndetse mutere na comment na like, muduhe ibitekerezo. Ndabizi ko muri abantu banjye. Rero nkaba mfite n'indirimbo nakoze, maze gukora indirimbo 5, nkaba nzicisha kuri Mama Miki Official, niyo channel yanjye. Rero kuri Azaza TV nkaba ngiye kubaha ubuhamya. Ese Vestine Dusingizimana ni muntu ki? Ese Mama Miki ni muntu ki? Njye nkunda kubwira abantu ngo ngewe ndi ubuhamya bwigendera. Nabayeho mu buzima bugoye kandi bubabaje. Ngewe mvuka mu bana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Twari 6 ariko 2 baratambutse baratashye, dusigaye turi 4. Mvuka rero mu muryango uciye bugufi, umuryango ukenye ariko udakenye umutima, ariko nabonye Imana. Uko biri kose Imana yaciriho, twabonye Imana ku manywa nijoro, twabonye Imana izuba riri kuva, twabonye Imana imvura iri kugwa, twabonye Imana. Uko biri kose Imana yaciriho, uko biri kose, mu bibazo, mu bukene, mu ntambara, mu gutukwa, mu guseba, mu gusabiriza, mu gusara, Imana yacu iriho. Ndagira ngo nkubwire ko Imana yawe iriho, Imana yanjye iriho. Uwiteka duhana umugisha. Umwaka w'ibihumbi 2006 ngewe nari umusazi. Nagize ikibazo cya traumatisme, mviramo ibisazi, ndwara mu mutwe. Nari umwana w'umukobwa kandi nkiri umunyeshuri, bimviramo no kutagira amahirwe yo gukomeza kwiga. Natangiye rero inzira y'umusaraba yanjye yo kwitwa umusazi kandi ndi umwana w'umukobwa, ku buryo numvaga ngewe nta byiringiro by'ubuzima mu by'ukuri mfite. Umusore nakundanaga nawe wandambagizaga ubukwe bwanjye, bakundaga kubwica bavuga ati se uriya mukobwa uzamushobora, uriya mukobwa ni umusazi, uriya mukobwa wigeze asara. Ariko ndashima Imana ko itumva y'amabwire. Ndashima Imana yuko ikintu yanditse iba yacyanditse, nta muntu wagamburuza umugambi w'Uwiteka Imana yakugambiriyeho. Ndagira ngo nkubwire yuko Imana ishobora kugucisha ku gikomere ugakomereka, kugira ngo ukomere uzakomeza bakomeretse mu gihe nabo bagize ibikomere. Imana iduha umugisha. Rero natangiye inzira y'ubuhanzi umaze gukiruka, kuko n'ubundi nagize icyo kibazo cy'ubwo burwayi. N'ubundi nsanzwe mvuga imivugo ku ishuri, nkora n'amatiatre, nsinda, ndabikomeza. Ariko nagira nk'ikintu nkora bakavuga ko nyine ari ibisazi, nta bwenge mfite. Ariko Imana yakomeje kubana nanjye. Rero 2007
nibwo naje kuzamenyana n'umugabo wanjye tubana, sheri wanjye nkunda cyane, ndanamusuhuje, Imana y'amahoro imuha umugisha, ni inshuti yanjye kandi ankunda urukundo rutaryarya rutarimo imbereka, Imana imumera umugisha, papa w'abana banjye. Nibwo naje kumenyana nawe duhura ndi muri stade yitwa Gatwaro i Karongi, ndi kuvuga umuvugo, umusore arankunda. Mu gihe rero cyo kuzambwira ko yambonye, njye najyaga gusenga Imana ikambwira ngo ngukoreye ubukwe bwihuse, ikambwira ngo nguhaye umugabo w'umugisha, umugabo muzabana, umugabo muzakundana, umugabo uzakubaha, umugabo uzagutetesha. Mu by'ukuri kubera ubuzima nari mpagazemo, njyewe narezwe na nyogokuru, ubuzima nari mpagazemo nkumva sindi kubyiyumvisha. Iyo rero yo nasengeraga icyifuzo, Imana njye yanyiheraga umugabo, yarambwiraga ngo uhaye umugabo. Rero Imana ishimwe, Imana iguha icyo ukeneye. Rero nihuse njya gusenga, njyewe nsengera muri ADPR, umutware wanjye yari umuporo. Njya gusenga ari umukobwa mugenzi wanjye untumiye ngo njye kubabera umushyitsi, mpageze tugira n'ibihe byiza, Imana iranankoresha, ndabaririmbira. Umusore yongera kubona yarigeze kumbona arankunda, ariko nawe Imana yari yaramubwiye ngo kora dovi y'ubukwe, umugeni arahari naramuguteguriye. Umusore arankunda, ariko ngiye kubera ko nari mfite imyaka icyo gihe 19, numvaga nta n'ibyo gushaka mfite, kubera ubuzima nari ndimo. Cyambere nari mu buzima bukennye, nisiga amamesa nkagerekaho inusu kugira ngo umwuka w'amamesa ataza gutama mu bantu turi kumwe. Mu by'ukuri mu byifuzo nari mfite sinumvaga ku kanya nabona umugabo, ahubwo numvaga Imana ari ikindi kintu yakora ngo impondurire amateka, mbashe kugira ikintu nanjye mbona mu biganza byanjye. Ariko Imana yikabona igomba kuma umugisha, yabanje kuma umutware. Rero Imana ishimwe, ubwo byabayeho gutandukana. Tumaze gutandukana, ariko umusore ansaba ko nzamujyana gusengera ahantu twasengeraga. Ndamubwira nti rero nzakubariza groupe mbamo. Umusore akajya akomeza kumwe ati wanjyanye gusenga ha hantu. Ndavuga ubwo ko ari ngiye mwana muto yurimo, nabwira abantu baba papa ngo mfite ngo umuntu w'umusore ngo ndi bujyane gusenga, gusa pe ndamuhakanira. Arambwira ati ariko wakagombye kunkoreraho umugisha, ngiye ukanjyana nkisengera. Ndamwa nta kibazo. Ngiye gusenga, Imana irambwira ngo nguhaye umusore, ngo nguhaye umugabo muzabana, ngo afite imyotso mu musaya, ngo kandi ngo afite inkovu. Ndagira ngo mbwire abantu baduteze amatwi yuko Imana yacu iriho, kandi yuko Imana yacu ivuga, kandi ikintu ivuga igishyira mu bikorwa. Umusore twaje kugendana, tugeze mu nzira kugira ngo twinjire aho dusengera, ndavuga ati reka tubanze twitunganye n'Imana twikiranure. Ariko unyaturira nibwo narebye umusaya we, nibwo namwitegereje, nsanga afite imyotso mu musaya. Ariko nkurikije ubuhamya yarambwiye bw'ubuzima yabayemo, mpita nyaha mu mutima, ndavuga ngewe ntabwo nararerewe kwa nyogokuru mu buzima bubi, nakoreye Imana. Imana igomba kuma umugabo w'umukire, nanjye nkarya neza, nanjye nkumva uko Umwami agira neza. Niko ko umutima wanjye wambwira. Ariko Bibiliya ikambwira ngo ikura umutinda habe mu mukungugu, ikamushyira mu ntera y'ibikomangoma. Imana rero ntabwo ireba nk'abantu. Ngewe mu byiyumviro byanjye numvaga kugira ngo Imana intabare ari uko izaba nyine umugabo w'umukire, umusore ukize, nkajya mu rugo nyine nkadendeza. Ariko ntabwo ari uko Imana yo yari yarabipanze. Tukinjira ahantu twasengeraga, umuhanuzi wa mbere yahise ambwira ngo umva ukuntu Imana ivuganye nawe, ngo Imana igukoreye ngo bukwe. Ndavuga ni kwa Jina la Yesu. Nariko baracangirwa ye, nibabonye nzanye n'umusore se bumva ko turi abafiyanse. Numva ndanabisuzuguye. Bigeze mu mugoroba haza undi muhanuzi aranyongorera ngo Vestina, ngo ugiye gufiyanswa, ngo Imana inyeretse uriya musore mwazanye, ngo ari uzakubera umugabo, ngo yubatse inzu, ngo isakaye uruhande rumwe, ngo afite n'ikibazo cy'inkwano yo gukwa, ngo ariko Imana inyeretse agukwa inka, ngo ifite ngo ibara ry'umukara ngo n'umweru. Ndamubwira ni rero wavangiwe,
uriya musore ni umuporo ndi umupantekote, uriya musore yansabye inkunga y'amasengesho ngo mugeze aha nahamugejeje. rero wireba ngo kuko nagendanye nawe wumve ko dukundana ngo ko ari ko Imana imbwiye. rero Imana ibona bidahagije, ubwo twari dufite kuhirirwa umunsi umwe dusengana n'iyo gurupe, tukarara bugacya tugataha. mu gitondo hagurutse undi mu mama araza kubita urugi ahita avuga ngo he, ngo Mana we, ngo ndababonye, ngo Mana uransekeje, ngo Mana, ngo ni nguyu wa mukobwa. ikintu cya mbere yampingukira ngo Imana iravuze ngo nturebe ku bunini, ngo nturebe ku buto, ngo nturebe ku burebure, ngo nturebe ku bukire, ngo Imana ni kwivuze. Kiye nubika umutwe ndavuga Imana ni kwivuze. irangije umukozi w'Imana, Imana imukorera amajya ku mugabo ngo mwana wanje, ngo narakubwiye ngo ukore dovi y'ubukwe, ngo rero ngo nguyu wa mukobwa. karabaye ndavuga nibi nibiki bimbayeho. ati uyu niwo mukobwa nakwemereye, ati uyu nguyu muzabyarana umwana w'umukobwa w'imfura, muzamwitenyera mu gishamikitamu, ati nubwo unanutse nzakubyibushya, ati uyu mugore nzamubyibushya. napimaga ibiro 49 48. guturuka icyo gihe nahise manuka mfite ubwoba, manuka numva ntashaka no kumwegera. ndavuga se ubu aravuga ko ubundi nari muzanye aha, ndiruka manuka niruka nawanyiruka wakamamagara ati se wandinze, ndiruka turiruka. arambwira ngo basi hagarara nkubwire ijambo rimwe. ndahagarara ngo mbese ntumvise iby'Imana yavuze, ngo Imana yavuze ko ari wowe uzaba umugore wanjye, ngo kandi ngo turepeta ku wa mbere no ku wa gatatu no ku isabato. ubwo rero ngo ndikumva waza mu baporo ukarepeta, ngo ngewe ngo simfite ngo guhakana ubushake bw'Imana, ngo kuko Imana yari yaramaye amasezerano k'umugeni ngo yamuteguye. okay, ndamubwira ni Imana nikubwira ngo ube umupantekote iwacu muri ADPR uzahaze, ni nanjye niyongera kumvugisha ikambira ngo nzabe umuporo ni nzaza. mpita nyine musezeraho nyine ndagenda. bibaho ndangije mbwira Imana ni kuri yuhemba, ni ko Mana ngenda kubaza, ni kuri yanayoboye urubyiruko, ni kuri yanakuririmbiye, ni kuri yanakubyiniye. nugatinyuka ukama umusore w'umukene w'umuyede utagira akazi, nugatinyuka ukandeba, nukandeba idodo zintunze kwa Magadarina, nukandeba ubuzima mbayemo n'ibijumba by'imyeru, nukabura ko umusore ni wize mu bakubashye, nuzi yuko nagize ikibazo nge sinige ngo nanjye ntungwe n'umugabo wize. nugatinyuka ukansuzugura mene kari akageni, ntunshakira umusore mwiza ufite akazi nanjye ngo ngereho nkaranga inyama, nimaze ndye n'agafiriti mvuge ngo nubashye Imana, ntabwo uriya musore nzamwemera. mpakanira Imana da, ndavuga nzanira umusore mwiza, nzanira umusore ufite akazi. Imana iricecekera. umusore aragenda wakora imirimo ye, akomeza guhamagara Imana intumaho umukobwa twasenganaga. arambwira ngo umva ukuntu Uwiteka Imana ivuganye nanjye. irambwiye ngo amazina, ngo umusore muzana ngo yitwa Sindayiga Jean Paul, ngo irambwiye ngo ntuhakanire ubushake bw'Imana, ngo niho umugisha wawe uri. ndavuga niko ni Chantal, nibyo wowe wabibwiwe n'iki koko? ntiwabibwiye ati ko ari ko Imana imbwiye. ndavuga noneho karabaye, tangiye no kuvuga amazina kuyakoresha mu bahanuzi. numva birancanze. umusore nawe yagiye gutera ivi imbere y'Imana, yagiye kunsengera. nyuma Imana iza kuzantumaho undi muntu uvuye ku Gisenyi, araza ndi mu cyumba cy'amasengesho cy'iwacu kuri ADPR, twasengaga ku wa gatatu. ndi gutera ikorasi ivuga ngo nimara kubona amababa nzaguruka nsanganire umukunzi wanjye, nzamuhobera kandi mfite ibyiringiro, nimara kubona amababa nzaguruka. umusore aracigatira, arafite Imana muri we, hatumva ukuntu Uwiteka Imana ivuganye nawe. hatirambwiye ngo uriya musore Sindayiga Jean Paul ni uzaba umugabo wawe, ati kandi azagukwa inka, ati kandi muzabyara abana benshi, ati kandi Imana yavuze ngo ntiwangire ubushake bwayo
kuko niyije gukora ubukwe. Irambwira ngo nta n'amafaranga habe n'igihumbi ufite, ariko Imana irambwiye ngo izaguha ibitahanwa, Imana izataha ubukwe bwawe, izaguha imodoka. Ati nibyikoreye, ibindi byifuzo bubiretse, sengera ubukwe. Noneho ndavuga ngo iyi ni Imana pe, iyi ni Imana ivuganye nanjye. Ndapfukama ndavuga ni Imana, ndakwemereye, nemereye ubushake bwawe. Umusore nyuma ubwo munsi ahubwo mpita mbona ikimenyetso cy'Uwiteka, arampamagara aramperekeza, arambwira ati se ko nshaka ko bwa bukwe Imana yavuze tubukora bimeze biti? Ndamubwira nti ubwo uzaza muri ADPR, ninjye nta sezerano mfite ryo guhindura. Arambwira ngo nzaza. Akimara kuza rero, haciye iminsi mbona yaje gusengera muri ADPR, yajya no muri korali Ishimwe naririmbagamo. Dutangira guhura n'urugamba rw'amagambo, batangira kunyita umurozi, baravuga turiya mukobwa yaroze uriya musore. Turiya musore yitwaga Icyubahiro cy'Imana, turiya musore mu rusengero ati yakoraga imirimo, ati nta kuntu yahindurira kariya gakobwa kagufiya, kariya gakobwa katize, uriya mukurikiyeho iki? Imana ariko ntabwo ireba nk'abantu. Nuko urugamba narwo turucamo rw'amagambo, bageraho bamubwira ngo mama ni umurozi kugira ngo bice ubukwe bwanjye. Bageraho bamubwira turiya mukobwa ubundi ureshya kuri urabona yazabyara. Ati se nanabyara turabona urateze kuzibyaza. Ati ko ari ukujya bahora bamubaga nk'ubaga ihene. Ibyo byose Imana biragenda bikora ku mutima, kuko bucya wakoreye Imana ikurwanirira ishyaka. Imana irambwira ngo nshingiye ukuntu wanyubashye, nshingiye ukuntu wankoreye, ati nzaguha kuba nyina w'abana benshi, ati kandi nta cyuma kibaga kizakora ku nda yawe. Imana impa iryo sezerano nihuse, niwe turi kumwe, twarabanye. Umwana w'umukobwa Imana yatubwiye turamufite, yitwa Nyiramugisha Ingabire Mikitamu, niwe mfura yacu, nawe muzamubona. Ni umukobwa nawe w'umuhanga, aragitinga n'umwagitrice muri filime Imfubyi Zigira Ibanga, ni nawe uri kuyikina cyane, muzayirebe kuri Zone 250. Rero nshuti z'umusaraba, Imana yacu iriho, Imana iravuga. Twarabanye, tubana mu bibazo, tubana dupfundikanya, Imana igenda itugirira neza. Murabona ukuntu ngana ndi gupima ibiro 73 mvuye kuri 48. Umutware wanjye nawe yarabyibushye, ari gihe Imana izampumugisha nawe nkamubazanira nkuko muba muri kumvinsaba. Rero Imana yatugiriye neza, Imana yankoreye ubukwe, Imana inkura ku nshuro n'umwana w'umukobwa. Nize kudoda ariko nabonaga amafaranga ari uko nagiye kubagara ibishyimbo by'abantu. Kugeza ubu ngubu ndi wa mumama ushobora kwikorera. Rero ndi umutahira, mvuga amazina y'inka, nsohora abageni nkabaririmbira indirimbo z'ibihozo, kandi kigeretse kuri ibyo ari n'indi mirimo, ari n'ahandi hantu Imana yankize ngenda mbona akazi. Oya buretse aho ngaho uyu umutahira ukanayobora ubukwe ukarimba n'abageni. Yego. Sasa nk'utuvugira ku mazina y'inka ukuntu bigenze uri mu bukwe bimeze bite? Zirimo abanyeganyega nk'abageni bakera bubu bahutira ku rugendo banyaguhira. Urumva kana kajya karenga kagana mu mpinga yashyogwe namba, ntiwareka nkagutuma ku rwarubayita wandekeza. Urambariza rubayita wandekeza, uti niki gitunga abashumba, ati nta kidatunga abashumba. Abashumba banywa amasunga bagasomeza umuhondo wangeri we. Wow. Nandavuga amasina adasitara, asanga abashumba ku gicaniro bakira imitabo, ngo zirimo binyiganyiga nk'abageni bakera bubu bahutira ku rugendo banyaguhira. Njye nkumbuye imbibi z'Imuramba. Guma. Erega bicuba ntugacubangana, irembo ritaha inka ntukarara imyugariro. Nyandavuga inka n'inyamamara, amabere yazo atunga abashumba ku ishyamba, abagore basiganiye kugemura. Njye nkunda n'indabo ndende mbanza bigwi, n'iyo imirindi miremire rushyikirizwa ngabo y'amahina ya Ndekezi. Yaraye ibyaye imvura iragwa, yatamuye inzobe bayitera umutaka, ngo bamuruzanyije inkoni nkurura n'inkuyo, none ndakoma ishakwe. Wow.
mbuza ahantu nkumbera amashyi kubera mikoro mfashe mu ntoki ariko ni byiza cyane biraryoshye. Hanyuma turirimbire no ku karirimbo nka kamwe cyangwa tubiri agace gato mu uyu usora nk'abageni abantu bumve di. Nimundeke nsangu wanakunze namwemereye urukundo burya twabohaga ari we ntekereza basaza banjye ndabakunda sinzabakoze isoni mwimore nzajya nza kubasura tuzagukumbura mu bitaramo uragiye uradusize ugiye iw'abandi. Nkabasha kubona ko minerivare z'abana ziboneka. Urugo rwacu rero nk'uko Imana yari yarabuvuze yaruhagazemo, turakijijwe, dukunda Imana ndetse n'abantu bayo. Muzaze kudusura mu karere ka Karongi, munyarukire kuri channel yanjye Mama Miki Official, munyarukire no ku yindi channel yacu Zone 250, murebeho filime Imfubyi zigira ibanga. Abantu benshi bakeneye ubuhamya bwanjye bazaburebera muri iyo filime, murebe ubuzima bw'umwana w'umukobwa witwa Mpano yabayemo. Uwo ni njyewe. Ndabakunda, ndabishimiye. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Nimukunde gusenga, nimukunde gukorera Imana. Ukorera Imana ntaseba ntasekerwa. Gukorera Imana ntabwo bikoze isoni. Kwiringira Imana biruta kwiringira musaza wawe, biruta kwiringira mukuru wawe, biruta kwiringira umubyeyi wawe kuko akize, kuko afite amakampani runaka. Ijambo ry'Imana ryanambwiye ngo naho data na mama bandeka ngo Uwiteka we azantarura. Ni mu bantu rero bataruwe n'Imana ingabira. Izo ngabire zose ndayikorera kandi ndayikunda. Kandi nawe nshuti uduteza amatwi, ndakwingingira cyane kugira ngo witabire ubutumire bw'Imana, ukorere Imana kuko ihemba neza. Murakoze, Imana ibaha umugisha.